mama sinigeze ngo mfite umwanya uko ntaganira nawe igihe cyo kuganira rukumva nagiye kugira imyaka 4 agejeje amezi 9 kuvuka umwana avuka mu gihe cyo kugira amezi 9 bagize umwaka nibwo kumva nabundi ko nakamwegera kamfasha ikintu cyambabazaga cyane no kumva umuntu ahamagaye ngo mama niyo numvishe umubyeyi ukuze mwise mama mba numva nduhutse ariko ikintu cyambabazaga cyane no kwigunga nkumva umuntu ahamagaye mama nicyo kintu cyambabazaga cyane hari ikintu cyitwa ingengabitekerezo yo kumva ngo uturutse i Kigali noneho bavuga ngo ni babandi ukumva ugize ikibazo ugatinya kuvuga ngo turuka i Kigali kuvuga ko turuka za Save za Nyanza za Nyaruguru bumva ko abantu baturuka i Kigali bose ari abatutsi yego noneho bavuga ngo kuba muri uwo muryango mumaze kugera mu Rwanda barabafashije mu miryango mu by'ukuri mubonye n'uburyo bwo kwiga icyo gikomere kubana nacyo wabanye nacyo mu buhe buryo byagenze gute watangiye urugendo rwo gukira gute kugira ngo wakire ayo mateka yabayeho wakire ko mama atakiriho n'abavandimwe urugendo rwo gukira warugenze gute Rodrigue mama mukuru atubwiraga ko nawe uko tumurano hari imfubyi nawe yabuze ababyeyi muri jenoside yakorewe abatutsi 94 inde ubutande yego urumva ni wari usigaye ari mukuru kandi agomba kurerera barumuna be twahabaga 5 twari nka 18 abana yareraga hari umudirecteur ngo wari umaje kuvuga ngo abarebare bajya imbere bagufi bajya imbere abarebare inyuma bagufi imbere ko bahita bataduzamo ibindi twe turavuga atari ko umuntu wari wese ahari ijwi araryumva ntabwo akeneye kureba uhagaze imbere uyu abanyeshuri bakuvuga ati nubwo ari ab'i Kigali tugire tubisanishamo n'abandi Gospel Today, the gospel message through the world. amahoro n'imigisha bibe kuri wowe nshuti udukurikiye kandi tukwifurize gukomera mu byo uri muranyuramo byose by'umwihariko nk'abanyarwanda tubifurize gukomera muri ibi bihe turimo byo kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ijambo ry'Imana riravuga ngo iduhumuriza mu makuba yacu kugira ngo duhumurize abari mu makuba yabo tubahumurisha ihumure twahawe nayo rero umuntu wese yakira ihumure. Njye nitwa Fidele Gatabazi, iyi ni Gospel Today. Uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu, uyu munsi turakwakiriye. Amakuru. Wazamura mikrofone aho gatoya tukumva ijwi ryawe. Yego. Watutangira utubwira amazina yawe. Nitwa Rodrigue Ndayishimiye, kandi banyita ni Rwarinda. Abamuvuka mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Niboye, akagari ka Niboye, umudugudu wa Sovu. Muri jenoside yakorewe abatutsi nkaba nari mfite imyaka 4 ariko akaba arimo bike wibuka cyangwa n'ibindi utibuka n'ibindi ntibuka ariko kugena nsanisha n'ibiganiro n'umubyeyi mwe nasigaranye harabyo nibuka. Yego. Turakwakira rero Rodrigue. Murakoze kunyakira. Kuri iyi nshuro ya 31 turimo turibuka mbere yuko tujya ku nzira y'umusaraba cyangwa se ku nzira y'urugendo wagenze. Uyu munsi kwibuka bivuze iki kuri wowe? Kwibuka ngiye icyo bivuze kuri njyewe ni ukuderwa n'agahinda kandi singaragare ko nazimye nkaba nkiriho nabo tuvukana akaba barashibutse kandi n'umuvandimwe wanjye bapfuye bakaba bafite aho baruhukiye tukagita cyo kujya kubibukiraho ntibaduheranwe n'agahinda twari muri gahunda zindi za leta nk'uko leta iteganyiriza. Yego. Reka rero dusubire gatoya mu mateka Rodrigue. Jenoside iba yasanze ufite imyaka 4 byagenze gute, byari bimeze gute aho utuye ubu ngubu niho mwari mutuye dore kuri situation yo muri icyo gihe noneho n'uburyo Imana yaje kukurokora na bamwe mu muryango? Jenoside iba nari mfite imyaka 4 ariko nkaba nari nibuka aho twari dutuye ahantu hafi na Taba Rwanda aho yahoze kera. Yego.
niho jenoside yabereye tuba. Ndanibuka ko uwari musaza mama yari yaje ahungiye aho ngaho avuye i Gikondo. Umuryango mwari mufite umuryango umeze gute? Papa, mama, abana bangahe? Twari dufite mama na papa babana byemewe amategeko. Akaba ari umuryango w'abana 6. Yego. Kinkanda umwana wa 5. Umwana wa 6 yapfanye na mama muri jenoside bamwishe hamwe na mama. Ariko umwana we yapfuye nyuma bamwatse papa. Aho papa yari yakubiswe, twebwe twatakaye. Mama we tumusiga aho ngaho kwiza n'isaha ntituzi ngo ashyinguye hehe. Ari muri babandi bazize jenoside yakorewe abatutsi batazi aho bajugunywe. Ariko ko tugenda tuganiriza papa uko yagiye agarura ubwenge, atubwira ko yaba baramujyanye ahantu bitaga Irushashi, akaba ariho yaba yaraguye. Abandi tuvukana basigaye turi 5. Uwo ngo wasigaye na mama, upfanye na mama. Yego. Wari utangiye rero uhereye ku munsi nyirizina jenoside itangira. Uvuga ko anko yari yanabasuye icyo gihe? Anko yari yadusuye aje gutwara mama na papa natwe ngo atujyane muri CND. Akimara kuhagera nibwo uko nabyumvishe mu gihe cyo cy'inkiko gacaca bavugaga ko ngo hari wahise atanga amakuru ko hari icyitso cy'inkotanyi cyaje. Nibwo mu gitondo ajya kugenda nibwo bahise bamufata bamwicira aho ngaho. Baravuga ngo mama we bazamwikuza ngo naho twebwe ho nyuma tuzapfa imborage ko twari tukiri abana. Papa rero yagiye akomeza kumurwanaho, gutanga amafaranga. Abandi bakuru banjye we yari yaragiye, n'abashiki banjye dusigaye turi abana 2 barahunze kugira ngo baticanywe na mama. Maravuga ati mwe muzagende tazangwa mu maso, abango nibo nzapfana nabo, mwebwe muzagende. Imana abandi rero yaje kubarokora. Hari warokokeye Nyanza Kicukiro, hari n'undi warokokeye hahoze ari muri Kibuye, undi nawe yarokokeye Kicukiro nanone. Twebwe twarokokanye na papa, ariko papa nawe yari yadutaye tuza gufatwa n'umugiraneza nyuma jenoside imaje guhagarikwa na FPR Inkotanyi. Nibwo twaje wari mama utwa mama bebe ne waje kutwakira nk'abana nk'umuntu abanye na mama. Kimara kumva ko abana ametwaga Mukantabirwa Nataliya yumva ko baje niwe waje atwakira na papa cyo gera afite ibikomere byo kubitwa. Aba ari we tujyana kwiga Kicukiro hano haruguru muri kure primera Kicukiro. Dutangira ubuzima busanzwe nk'abandi banyarwanda bose. Yego. Umuntu yakibaza ngo anko yashaka ko muva mu rugo mukajya kuri CND, ntimwahavuye, mwaje kuhava gute? Byaje kugenda gute kugira ngo mutatane? Ubundi twebwe twahavuye nkaho jenoside yari maje guhagarikwa. Mukihije mu rugo? Tukiri mu rugo aho hepfo kuri Tabaro hahoze Tabaro Rwanda. Ntago ibitero byazaga se ngo bibahige cyangwa? Ko ibitero byazaga papa ko yari afite amafaranga, uko bazaga baga amafaranga. Igihe amafaranga mushiranye nibwo yahise avuga ati duhunge. Ariko aho twahungiye ntabwo nari mazi na nkiri mutoya, ariko nyuma naje kubaza muzehe ambwira ko twahungiye Kimihurura. Muhunga ari wowe na papa na mama? Twese n'abana 2 bari basigaye. Mama rero nubwo yaje gufatwa n'izo ntera hamwe. Aho ngaho mwari mwahungiye? Aho bari baramufashe baramujyana bajya kumwicira aho ngaho Rushaki. Bamukuye aho mwari muhungiye? Ego. Bamujyana kumwicira za Rushaki n'umwana. Twebwe yanifite igikomere hano yaho yanjomba icyuma. Icyo gihe bari gutwara mama? Ego. Ndimo mvuga ngo muramujyana he? Ati nanjye mureke mu njyane, ntabwo ndi busige mama. Papa bamuziritse ko narayibonaga.
undi mukuru wanjye we sinzi aho yari ari ariko ngiye ko ndakunda kuba ndi kumwe na mama urumva ninjye wari ukurikiwe nyuma baramujyana nyuma y'aho ngaho nibwo naje kugenda menya amakuru numva ko yaguye ku rushashi ashobora kuba ashyinguwe no mu karere ka Gakenke kuko bimuye imibiri. N'uwo mwana muto ntabwo nzi aho yaguye. Ntabwo mwamenye irengero rye. Ntabwo mujya mutekereza ko ashobora kuba akiriho wenda. Oya. Hari abantu twari twabunganye hano hepfo Gasharu bavuze ko umwana we yapfuye bakamushyira aho ngaho bagakomeza bakagenda. Nabwo banatubwiye ko mama nawe bamwishe bamuciyemo gatatu. Ntabwo mujya mukenera kujya yenda aho kuri urushashi murebe kuri rwa rukuta ruba ruhari amazina y'abantu bahashyinguye cyangwa baharuhukiye ngo mube mwareba naho kuko nyuma yaho mu myaka ishize twashatse kubikora ariko imbaraga zikaba nkeya n'ubushobozi bukaba bukeya ariko munsi akatubwira ko ashobora kutwereka aho hantu atwemerera tujyayo ariko ntabwo turamenya amakuru neza ariko bavuga ko iyo nterahamwe yishe mama amazina yayo yari umwarimu kugira ngo mmenye neza nuko nabaza nk'amakuru muri Ibuka bakaba baduha amakuru neza ariko amakuru mfite nuko urwibutso rw'aho ngo bimuye imibiri bakajyana mu karere ka Gakenke kumva ko ni hafi n'abase aho yaguye. Yego batwaye mama none uwo bucura musigara aho ngaho noneho wowe na grand frère na papa we bari bamujyanye nawe bari bamujyanye. Urugendo rwaje gukomeza gute rero? Twagiye nyine tutazi iyo tuva niyo tujya turakomeza turagira ntituzi ngo byagiye ariko numva bavuga ngo ni umwana bitangwa Rwankuba twarahageze bateranira ibombi sitwe ntitwari tuzi ngo ni ibiki twumvaga tugenda gusa ariko tukabona abantu bapfuye nabo gatubona ko baryamye tugende nibwo twaje guhura na papa afite ibikomere dutwaye n'umusaza atwangagiye kurya ibyo kurya papa niba nifashe turakomeza tugira Gisenyi tujya no muri Kongo kwa kuno avuga ati harimo bano bana bimeze nk'aho ari inkotanyi cyangwa ari inyenzi nibwo cyagihe leta yaje gucura abantu nibwo natwe twajemo tuza ariko papa asa nkaho akibangamirwa bitewe nuko yari mu bwoko bahiga kandi akaba n'umuntu wari warize. Muri Kongo ubuzima bwaho bwari bumeze gute? Ubuzima bwaho bwari bugoye cyane ngo bageze aho ngo agera ku munota wa nyuma hari kurwaye za ndwara bitaga korera na bya bikomere yari afite natwe turi abana tuzi ngo tukumwitaho reka abana bandi mwaje kubabona abana bandi dusa nkaho tutababonye neza ariko hari waje kudushaka muri Kongo wari imfura ya papa niwe yaje kudushaka arababona araza aratubona ngo twati ni mutaye mu Rwanda n'amahoro ngo muzafashe turataha. Mwatungwaga n'iki muri Kongo? Kwari gusabiriza abantu ariko ntabwo mwari impunzi se ngo HCR cyangwa n'imiryango ibafashe? Aho ntabwo nabimenya ariko ndakeka hari bamuze kwa ko yakoraga ibiraka bimwe na bimwe ariko nabwo akurikiranwa avuga ati afite abana b'inyenzi nibwo rero igihe cyo kugira kikize turatahuka ariko ubuzima bwari bugoye cyane. Mugeze mu Rwanda mwahitiye he? Twageze ku mama witwa Mama Bebe niwe waje kutwakira. Mwari mumaze nk'igihe kingana iki muri Kongo? Ndakeka ari nk'amezi 7 kuko twe twavuye mu Rwanda igihugu cyaranafashwe cyarabohowe inkotanyi zarinjiye kuko ndakeka twaravuye mu gihugu mu kwezi kwa 7 uko ngenda nkurikirana amateka nkakurikiranye yego twavuye mu kwezi kwa 7 nibwo twavuye mu gihugu cyari cyafashwe. Mugarutse mu Rwanda rero Mama Bebe mwapfanaga iki? Ni umuntu usanzwe cyangwa ari umuntu wo muri famille? Yari inshuti y'umuryango imiryango n'uwacu
bari barabyanye muri batisimu yego araza twakira yari atuye he? atuye hano Sonatube Yego. araza aratwakira amaze kutwakira dufata neza yacyana muzehe yumva kumwe mu buzima busanzwe tujyana mu ishuri adutangira ubuzima atangira kutwereka famiye zo kwa mama abasigaye kuno hasigaye ingerere atangira no kutwereka kwa papa naho hasigaye ingerere nibwo rero tumaje kwiyegeranya yereka papa aho abatuye twagiye gutura hano i Remera mu Gihogere ubwo nibwo mukuru mama yase amenya ko turi naha twaje nibwo yaje gufata abana kubera afite imfubyi nyinshi aragenda araturera umumbe yatuje dushyikirije uwo ngo tante wacu mukuru yego ni waduhaye kwiga turakomeza paka turangije kugeza yego ariko byari bigoye cyane papa yaje gukira papa yaje gukira arakomeza nyine umugabo ntiyongeye gushaka nta wundi mugore ngiye gushaka na n'uyu munsi aracyariho papa aracyariho nta wundi mugore ngiye gushaka yavuze ko yashatse ari umwe kandi byamubayeho nawe siwe bigizemo uruhare nabifuzaga ko atabo kandi siwe wiremye papa tuvuga ko nta wundi mugore azashaka yego babana bandi mwaje guhura gute rero urumva umwe yaje kubasanga muri Kongo mugeze hano mu Rwanda urumva mwari mumaze kuba abana batatu nibyo yego batatu kandi noneho watubwiye ko muri batanu abandi babiri mwasanze bari he bo babahaye ubuhamya ko baje kurokoka gute abandi bo warokokeye Kicukiro we yaje ko yabaga hano Kabeza n'abakuru bo kwa tante mukuru kumva no bari baratatanye bahigwa kuko yamaje guca Kenya afite 16 yaje kuri aho twabaga aza kureba none mu mama wahangaha uwo ngo wari watwakiriye mu mabebe ababwira ko twaje nawe aza kutureba nawe amaje kumenya ko twaje nyine amaje kutubona nibwo aza kwa tante muri babana n'abandi nawe kuko yari azi hano Sonatube abonye ibihe bimaze kugenda neza na kane na kwezi kwa 12 ngo nibwo nawe yaje kureba yego n'ikina gatatu nabwo araza nibwo umuryango wongeye guhura babaha ubuhamya bababwiye ko barokotse gute byagenze gute ngo basubire mu buzima uko yatubwiye ko barokotse bo hano Kabeza baravuze ngo kugira ngo dupfire rimwe twese twatatana wenda hazagira uzarokoka yego habanje kugenda mu grand frère mukuru kunabanaga n'abashikire bo kwa nyina wabo kuko bari barashatse bose baratatana bose berekeza Nyanza ya Kicukiro yego hari warokokeye muri Eto kudarokokera Nyanza ya Kicukiro undarokokera Gitarama aho ngo ntambaza ngo ubu Gitarama yagize yate ubwo yagiye uko bimeze arongera aragaruka mu kugaruka nabo rero bose bagarutse bajya kureba ahandi babaga kugira ngo reko nta wagarutse ngo aze kureba amakuru uwagiye agaruka wese yagiye agaruka asanga mugenzi we ahari uko bari bane bose bararokotse ariko umwe Jenoside kimara guhagarikwa umwe yitabye Imana azize uburwayi kuba muri uwo muryango mumaze kugera mu Rwanda barabafashije mu miryango mu by'ukuri mubonye n'uburyo bwo kwiga icyo gikomere ku bana nacyo wabanye nacyo mu buhe buryo byagenze gute watangiye urugendo rwo gukira gute kugira ngo wakire ayo mateka yabayeho wakire ko mama atakiriho n'abavandimwe urugendo rwo gukira warugenze gute Rodrigue mama mukuru atubwiraga ko nawe uko tumurana hari imfubyi nawe yabuze ababyeyi muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94 inde ubutande yego urumva ni wari usigaye ari mukuru kandi agomba kurerera barumuna be twahabaga batanu twari nka 18 abana yareraga agafashwa nandi ubwo kugira ngo abarere abo bantu bose sinakubwira ngo yabigenzaga gute abafite imbaraga yafataga ati mugire mfata amasuka muhinge kugira ngo tuzajye gusabiriza
ariko icyo gihe na farije nayo yaje kumufasha, abakuru bariga, twebwe kuko bari barize barirwa na farije, nabo bageze aho ngaho mu gihe cyo kwiga segonderi nabo baraturihira kuko bamaze kubona uburyo bwo kwibeshaho nk'ubwo tante yatubwiraga. Tante akatubwira ati ntimuheranwe n'agahinda, muzajye mukora nk'uko nanjye nkora. Muri kubona umugabo wanjye nanjye yarapfuye muri jenoside, mama yarapfuye, data yarapfuye, bakuru banjye barapfuye, barumuna banjye barapfuye, abasore banjye barapfuye, dusigaye turi batatu twese nk'umuryango. Ndarira na murumuna wanjye no yareraga murumuna we kuko yanganaga n'abakobwa be, ugasanga twese tante niwe tureba, nta wundi muntu tureba. Wenda na papa nawe agikora muri Iveco, yahoze ari Iveco hano Rwandex, akagira ibyamufasha bitewe na papa wawe yahakoraga mbere ya jenoside cyangwa na nyuma ya jenoside. Papa nawe akamufasha wenda nk'ayo ibikoresho by'ishuri, uniforme, wenda nk'amasabune n'iki, mbese tuba muri ubwo buzima. Kandi akavuga ati umuntu kugira ngo azabeho nuko azaba umugabo akiga, dore kera nta muntu wigaga, none mugize Imana muhawe uburenganzira bwo kwiga, ni mwige mugire imbaraga muzaba abagabo ejo bazakorera igihugu. Yego. Usibye tante wabibafashagamo mu buryo bwo gukira, ntagiye wihebaga yenda cyangwa se ugatekereza ukumva ugiye kure, bigatuma nyine wumva ko nta cyizere cy'ubuzima, uvuga uti ubundi avenir yanjye niyihe, avenir yacu niyihe nk'umuryango? Kera twari dutunze, twari dufite ababyeyi, twari dufite abavandimwe, uyu munsi nta bigihari. Ntago wigeze ujya muri icyo gihe? Icyo gihe najyaga nicara mu ishuri, kuko ngeze mu mwaka wa 6 ngo najyaga nicara nkatekereza. N'ijambo ryakundaga kumubaza cyane nuko umuntu yahamagaraga mama. Mama sinigeze ngo mfite umwanya wo kuganira nawe. Igihe cyo kuganira rukumva najya kugira imyaka 4, agejeje amezi 9 kuvuka, umwana avuka. Mu gihe cyo kugira amezi 9 wagize umwaka, nibwo kumva nagumbye kuba nakamwegera akamfasha. Ikintu cyambabazaga cyane no kumva umuntu ahamagaye ngo mama. Niyo numvishe umubyeyi ukuze mwise mama, mba numva nduhutse. Ariko ikintu cyambabazaga cyane no kwigunga nkumva umuntu ahamagaye mama, icyo kintu cyambabazaga cyane. Hari waramenyereye utigeze usogongeraho? Papa akambwira ati mwana wanjye, nta wundi mama uzabona usibye uyu nguyu, jya wihangana, niko ibihe byagenze. Yego. Ubuzima bw'ubupfubyi cyane cyane ku mubyeyi udafite, ku muntu udafite umubyeyi mama, biragorana cyane mu by'ukuri. Ariko nanone ntekereza ko nk'uko mwari mufite umutante, mu by'ukuri yababereye umugisha. Ntekereza ko ni umuntu wo gushimirwa cyane. Icyo gikorwa yakoze ni igikorwa cyiza. Mu buzima bwawe bw'ishuri, mu bandi bana yenda b'imfubyi, nta buryo yenda mwagendaga mufashanya mu buryo bwo gukurira nk'amafamiye, gukurira nk'ubucuti, mu buzima bumwe cyangwa ubundi, kuba nyine inshuti n'abantu byibura gukurura abantu kugira ngo bazibe cyacyuho? Usibye ko no mu muryango mva mwari benshi, abantu 18 baba hamwe, byari byiza. Ariko no ku ishuri kuvuga ati kugira ngo mve muri ibi bintu ntabitekerezaho cyane, reka ni nkurura inshuti, ndeme ubucuti n'abandi bantu. Ibyo byo ntago wigeze ugerageza kubikora kugira ngo bigukure muri icyo gikomere? Tukiga ku ishuri muri wa mbere segonderi nize i Butare, ahantu muri Gisagara, hari ikintu cyitwa ingengabitekerezo yo kumva ngo uturutse i Kigali, noneho bavuga ngo ni babandi, ukumva ugize ikibazo ugatinya kuvuga ngo uturuka i Kigali, kuvuga ko uturuka za Save, za Nyanza, za Nyaruguru. Bumva ko abantu baturuka i Kigali bose ari Abatutsi. Yego. Noneho bavuga ngo abarihirwa na farije. Twari tuzi ngo farije ni ibiki, twumva gusa ngo ni ikigega gishinzwe gufasha abacitse ku icumu rya jenoside. Kandi twebwe papa yavuga ati niba mufite ubushobozi mureke abadafite ubushobozi bajyemo barihirwe, mwebwe mufite ubushobozi tuzabarihira amashuri, kuko bakuru banyu farije yabarihiye, nawe mureke barihire. Noneho tukavuga tuti nimba turi muri bari muri ARG, natwe twisangemo nk'abandi, tujoininge twati nimba ari iminsi mikuru yabaye, natwe tujyemo tureke kwigunga. Noneho ukibaza ukavuga ati ese bari abantu bo muri farije ni abaki? Yavuga ati twe ni abantu nk'abandi, bose ni Abanyarwanda. Ariko byanze bikunze akazamo
ikibazo nigeze kugira ikibazo ku ishuri hari umudirecteur ngo wari umaje kuvuga ngo abarebare bajya imbere bagufi bajya imbere abarebare inyuma bagufi imbere ko bahita bataduzamo ibindi twe turavuga atari ko umuntu wari wese aho hari ijwi araryumva ntabwo akeneye kureba uhagaze imbere uyu abanyeshuri bakavuga ati nubwo ari ab'i Kigali tugire tubisanishamo n'abandi rero navuze ati icyiza nuko mu gufata abanyeshuri bajya bavanga abanyeshuri bose ntibagafata akarere kamwe cyangwa uturere tubiri kugira ngo buri munyeshuri wese ahava akagera ajya yisanga muri mugenzi we ko twese abanyarwanda turi umwe ntabwo tujya ku ishuri duturutse muri buri karere ngo kanaka n'uwo muri aka karere twese turi abanyarwanda twaje kwiga guhaha ubwenge icyo twakoraga rero ni ukwibumbira mu maklabu ya anti-sida anti-drugs n'ubumwe tukajya no kubyina kugira ngo tutisanga muri hahandi ikindi padiri watubwiraga ati mwebwe mujye mukora mutizigamye mutironze ngo aba naba muri aka karere aba baturuka i Kigali cyangwa uya mwese mujye mwivanga nubwo no mu marefectoire bagira ngo bakava katuva kujya mu tutasaho twigunga cyangwa tutasa nkaho twironda ku bintu bijyanye hari umwana mu by'ukuri wasigaye nta muntu n'umwe afite nta papa nta mama nta muvandimwe k'uwo nguwo iyo wamugeragaho wamufashaga gute urumva nawe wabaga ufite icyo gikomere cy'uko wabaye imfubyi kuri mama n'abavandimwe ariko noneho ukabona ukurenze ukaba uri kuvuga uti uyu noneho we ni uwo kugirirwa imbabazi bene uwo mwabanaga gute wamufashaga gute icyo ntamufashaga kuko ku ishuri tuzaga gusenga hari umupadiri witwa Ramberi yavuga ati umuntu wumva ko yigunze ageza mu gitondo asenge muri misa ya mu gitondo na nimugoroba nyuma ya etide muvuye muri refectoire mujye muza musenge twagiraga chapelle numva ko nta kuvuga ngo uyu ni umukatolike cyangwa n'umu ADPR cyangwa n'irindi dini rindi mwese mujye muza muhurire hamwe musenge ndumva kiri gikomeye noneho nimba no gufashanya bakajya bavuga ati uzi ko afite isabune 3 yafata imwe tukayigabanyamo abandi badafite cyangwa nimba nta tike afite tugatanga igiceri cya 50 icyo gihe kugira ngo kizafashe umunyeshuri aho tuzaba udafite tike izamujyana iwabo yego mu by'ukuri nk'abantu bari bari mu muryango wari ubikomeje ku bintu bijyanye no gusenga nta buryo babafashaga yenda mu buryo bw'iyobokamana kwa tante cyangwa se nka papa kugira ngo bibafashe no kutigunga ibintu bijyanye no gusenga mwabitojwe mu buhe buryo mama mukuru yatubwiraga yuko kugira ngo abashe kujya mu ishuri yifashijwemo n'abihaye Imana yego kujya bajya gusenga na papa niko nawe yatubwiye umuntu cyajyaga gusenga bakamutoza uburyo bwo gusenga akakurikiza inyigisho z'abapadiri bamubwiraga ajyaga mu ishuri akiga agakomeza natwe rero aho jenoside ihagarikiwe twagiye tujya gusenga mutwe mu misa ya mbere mutwe mu muhimbazo tugiye no ku ishuri masenga twumva gusenga kavuga ati mujye musenga Imana yabarokoye niyo izakomeza kubabeshaho yego mu by'ukuri se ntekereza ko mu bana muvukana ndetse na papa n'abo ngabo mwabanaga aho ngaho uyu munsi barakuze ubuzima bwarahindutse ubona nyine hari icyizere Imana yahinduye ibihe cyangwa mwese muracyaba kwa tante oya Imana yahinduye ibihe ndakeka bose barize bararangiza amashuri biga kaminuza bararangiza bamwe barashatse n'abamama barabyaye abandi bagiye hanze mbese abandi ni abapapa abenshi ni abamama barize bararangiza ndakeka nta muntu utarize basigaye bose n'utarize yize imyuga nanjye wari ukiri mutoya narize ndarangiza ndihembwa ndarangiza ndakora Imana mbese impumugisha yego mwariyubatse twariyubatse twarashibutse naho bari amenya ko twiyubatse hari uburyo kera urabona hamaze ku myaka 31
uko tugenda twibuka hari urwego umuntu avaho rumwe akajya ku rundi rwego mu rwego rwo gukira ibikomere. hari uburyo kera uburyo muri ibi bihe umuntu yabaga atameze neza, adashobora no kuvuga, udashobora no kuba watanga amateka yawe. uyu munsi hari urwego ugezeho, gereranya uko byagiye bizamuka, byagiye bihinduka. uyu munsi ukaba ugeze ku rwego noneho rwo kuba wanatobora ukavuga amateka yawe, ukaba noneho amarira yaragabanutse nubwo utakibagirwa, ariko ukibuka uniyubaka. byagenze gute kugira ngo ugende uva kuri urwo rwego uhinduka kugeza ubwo wumva yuko noneho uyu munsi hari urwego rwo gukira ugezeho? mbere numvaga kuba ntatora ngo mvuge no ku ishuri sinavugaga, kuko tukimara kumva ko twarokotse jenoside yakorewe abatutsi, wumvaga ufite ikibazo cyo kuvuga ngo se n'ubundi ngiye gukora iki ko bapfuye. ariko aho twagiye nagiye numvira ibiganiro by'isanamitima ati dusigasire amateka, ejo atazimangatana, bakaba baca icyuho bakongera bakagaruka bakaba badutsemba. reka dusigasire inzibutso, noneho twiga amateka y'uburyo ingengabitekerezo ya jenoside atakongera kugaruka. noneho tureke guhembera urwango, twumve ko twese turi abantu bamwe, nta kuvuga ngo kanaka na kanaka. uko nagiye rero niyumva iyo ndi kumva indirimbo zo kwibuka, mba numva nsa nkaho ndi kurefreshinga ubwonko, nkumva mbese ziranshimishije, ariko si ukunshimisha ko mutera, ariko nkumva zirimo ziranduhura. numbwiye ati si izo ndirimbo razumva, nawe ati ngiye mba zirimo zinyubaka, zikananyibutsa umubyeyi n'abandi bavandimwe n'abandi bapfuye, ariko nkumva ngiye ndi gukira ibikomere. nk'igihe cyo kwibuka, iyo numvise nagiye kwibuka, mba numva hari ikintu ndi kubura mu mubiri wanjye. noneho nkumva icyo ubu ngubu ku muntu yatobora ngo avuge, nuko amaje kumva icyo isanamitima rimeze, bijyanye n'uko agenda ukanasenga, kumva ati nimba kugira ngo ukire nuko ugomba kurata indwara urwaye, ukumva ko nibyo ubwiye umuntu nta gukomeretsa kurimo k'umuntu cyangwa ngo wishongore. ubu ngubu rero icyo gituma numva maje kwiyubaka, nuko maje kumenya agaciro k'abacu bapfuye, tukarwanya ikibi cyose cyahembera urwango, amacakubiri, cyangwa kugira uwazimangatanya ibimenyetso yaba ashaka kongera kugarura kwotsa nkaho gusubiza inyuma amateka. umuntu yakibaza ngo hari igihe ujya gukora ikintu ukavuga uti mama nubwo adahari ariko iki kintu yakireba nabi, bigatuma hari ibintu udakora mu by'ukuri kubera mama, kandi mu by'ukuri nubwo ubizi neza ko utamufite. cyangwa se ukagira uburyo ugira kuraje mu bintu runaka, kuvuga uti reka nkore mama nubwo adahari ariko muhesha ishema, nanjye numve yuko aho ari niba ari kundeba, niba nyumva, abone ko yasize umwana kandi uri kumuhesha ishema, abe proud yanjye. nk'ubu ndi mu bantu bakunda kureba muzehe wanjye cyane. twize gutambuka, ubu asigaye aba i Huye. arambaza ati se mwana wanjye kuki uza kundeba cyane? ndavuga ati nta wundi nakarebye ni wowe, kuko niwe mama niwe papa. aho mama atari nanjye ndahari, ariko n'ujya ubona nahari jya umenya ko nagiye. ndi mu bantu bafite n'ifoto ya mama cyane cyane, nanayikoresheje kugira ngo nzayijyane kuri Ibuka, nyine aho bazayishyira simpazi, ku bantu batazi aho baguye. papa arambwira ati mama yaza kuba akiriho, ubu ko wariyongeye kuba umugabo nk'uko awugejeje ubu ngubu. kumva icyo nakora cyose, niyo mbonye tante ndamubwira ati dore mama, yakabonye ishusho ye ari mama. yego, muri iki gihe rero hari urwego ugezeho, hari urugendo ugezeho mu buryo bwo kwiyubaka. hari abandi mu by'ukuri bikiri bibisi, batarakomera, bataratora imbaraga, kandi ntabwo umuntu yabarenganya. ntabwo abantu bose bakirira rimwe, ni urugendo. ubafitiye ubuhe butumwa? ni iki wabwira abantu bagifite ibikomere mu by'ukuri bikiri bibisi, batariyakira, bataragera ku rwego nyine rwiza rwo kuvuga ngo
ndakira cyangwa se ndahaguruka mpagarare neme, akaba akimeze nk'umuntu ugifite intege nkeya? Icyo namubwira ni ugutega ibiganiro byubaka, cyane cyane nk'iby'urubyiruko, kujya mu makrebe y'urubyiruko, kujya mu masantere de jene y'urubyiruko, akumva ko atari wenyine, kandi akihatira no kumenya social media ibyo zivuga byose, akareba ibifite akamaro, ntite kureba yaba abapfobya cyangwa abahakana jenoside yakorewe abatutsi, noneho akitamo n'umuhate wo gukora cyane kugira ngo yiteze imbere, akejya hamwe n'abandi. Leta idukangura kwishyira hamwe nk'urubyiruko kugira ngo idufashirize hamwe twiteze imbere, kugira ngo turwanye ubukene buri inyuma yacu, ahubwo dushaka ibyiza biri imbere yacu. Yego, ubona umusanzu wawe ku gihugu cy'u Rwanda ari uwuhe kugira ngo urwubake? Kuko turi kwibuka twiyubaka. Umusanzu wawe nk'urubyiruko, nk'umusore ukiri muto kandi uzi amateka, wumva ari iki wakora kugira ngo igihugu cyacu kigire ahazaza heza? Icya mbere ni ugusigasira amateka, kandi tukita no ku rwibutso rw'imibiri, rubitse imibiri y'abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, kandi tukita no kwigisha abana bakiri munsi yacu kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside, no kwihata gukora no kumvira icyo ubuyobozi bwacu butegeka, kugira ngo twiteze imbere, ejo hacu hazaza heza hazarangwe n'ubumwe n'ubwiyunge. Urakoze cyane Rodrigue, turagushimiye ko waje gutanga umusanzu wawe uyu munsi. Imana iguhe umugisha kandi ukomeze waguke, ukomeze ukomere, ukomeze utwaze, utware urumuri rw'icyizere, imbere ni heza. Ujya utanga kontakiti zawe cyangwa se n'imbuga nkoranyambaga ukoresha, hari umuntu ushobora kwifuza kukumenya biruseho, kugusobanuza ku by'ubuhamya bwawe? Yego, watubwira imbuga nkoranyambaga ukoresha? Nkoresha Instagram, nitwa Rodrigue Rwarinda. Facebook none nkoresha Rodrigue Rwarinda. Yego. Kontakiti zanjye ni 0788 76 19 74. Yego, turagushimiye cyane, kandi reka dushimire nawe wari kuri iki kiganiro, tubabwire ngo dukomeze kwibuka twiyubaka. Murakoze.